Muraho neza bakunzi ba Kasuku TV, muri aka kanya muri kumwe nanjye Yusufu Mugwaneza. Ngiye kubabwira uburyo ushobora gukorera amafaranga kuri YouTube nawe ugahindura ubuzima. Muri iki gihugu hari abantu benshi bagiye bakora YouTube channel ariko ubuzima bwabo bukaba bwarahindutse. Ubu bameze neza, bamwe bumbatse amazu, abandi bagura amamodoka, ibintu bimeze neza cyane. Ese ni gute nawe ushobora gukora YouTube channel ugatangira gukorera amafaranga? Ni mukanya. Hereyeho nakoze channel, mfungura channel account, ariko maze kuyifungura nangira kwibaza ese nzajya nshyiraho ibiki. Nahise nkora video ya documentaire ivuga ku burwayi bwa cancer. Ugiye kuri channel yitwa Seka Comedy uhita uyibona. Iyo video niyo na uploadinze bwa mbere. Iyo video yari ubwa mbere, ntibiba byoroshye, narayaploadinze ikagirebwa n'abantu 50 ku munsi, ariko sinacika intege kuko numvaga yuko abantu 50 mbonye nyitangira bazageraho bakiyongera bakaba benshi. Icyakurikiyeho ni iki: hashize iminsi 3 ndekura indi video ihita igira views 100, kugeza ubwo nageze aho nkajya nshyiraho video ikagira views 300. Ni ibintu bishimishije cyane, ni ibintu bishimishije. Ugitangira kugira ngo urye amafaranga ya YouTube bisaba umurava, imbaraga, kudacika intege no gukora cyane. Ese ni irihe banga wakoresha kugira ngo channel yawe ujye ushyiraho video kandi zirebwe kandi zikundwe? Dore icyambere ni ukuba ufite internet, ufite telefone yawe. Si ngombwa ngo ufite kamera, uyifite byaba ari byiza, ariko utanayifite ushobora gukoresha telefone yawe. Ikintu cy'ingenzi rero ni uko uba ufite intego y'icyo wifuza kugeraho. Kora channel ya YouTube hanyuma utangire ushyireho video. YouTube ese itangira guhemba ryari? YouTube ese itangira guhemba ryari? YouTube iguhemba iyo ugejeje views 1000, umaze kurebwa n'abantu 1000, ikaguhemba channel yawe imaze gukorwaho subscribe n'abantu 1000, aribo bantu bamaze gukora subscribe kuri channel yawe. Hanyuma ukagira n'amasaha 4000. Ni ukuvuga ngo video zawe zigomba kuba zararebwe amasaha 4000 kugira ngo channel yawe yemererwe guhembwa. Ibyo bintu iyo byujuje rero uraprayinga kuri YouTube. Ubutaha nzabereka video uburyo ushobora kubikora waprayinga usaba ko channel yawe yaba monetized cyangwa se itangira guhembwa. Ariko kugira ngo wemererwe kwa prayinga ntabwo ari ibintu bipfa kwizana guys. Uba wakoze, bisaba gukora kandi ugakora ibintu byiza, ugakora ibintu byiza bifite quality, bisa neza. Ubundi iyo wemerewe guhembwa channel yabaye monetization, iyo waprayinze, ndakubwiza ukuri amafaranga urayabona. Ujya kubona ukabona kuri konti yawe amafaranga ari kwijyanaho ewa. Dore ikintu cya mbere: iyo umaze gukora channel ya YouTube ukuza biriya bisabwa views 1000, abasubscribe 1000 n'amasaha 4000, uraprayinga wakemererwa kuba monetize. Hari ibindi ugenda wuzuza kugira ngo amafaranga YouTube izakohereza azajye kuri banki yawe. Hari ukuntu ukora account yawe ukayihuza na banki ku buryo ujya kuri konti ya banki ugasanga amafaranga yagezeho. Muri iki gihugu rero hari abantu benshi bamaze gutera imbere, hari abantu benshi ubuzima bumaze guhinduka kubera YouTube. YouTube yahinduriye ubuzima abantu benshi, imaze guhindura ubuzima bw'abantu benshi cyane muri iki gihugu cyacu. Simbarondoye, ariko niba ngombwa nzanababereka ukuntu ubuzima bwagiye buhinduka. Ntago rero biba byarizanye ibintu biraharanirwa. Icyo ushaka iyo udacitse intege ukakigiraho imbaraga uragishobora. Ni ukuvuga ngo rero nanjye narabishoboye, birakunda bitewe n'imbaraga nashyizemo. Icyo usabwa rero ni ukwiha intego, ni kumva ko hari icyo ushoboye, ubundi ukagishyira mu bikorwa. Ikintu cy'ingenzi rero, ntabwo ugenda ufate video z'abandi bakoze cyangwa ngo ufate ibintu runaka uze ubirunde
muri software hanyuma uhite uhinduraho utuntu duke wa uploadinga. YouTube iguhemba uko wakoze your own content. Iyo wakoze content yawe ibintu byawe biri original, kuko iyo wapurayinze YouTube ngo imonetize channel yawe iracekinga ikareba koko niba ibyo bintu washyizeho ari ibyawe, ubundi ugakorera amafaranga, ubuzima bugahinduka, ukambara neza, ukarya neza, ukaba mu nzu nziza, ewana nta kintu utageraho. Ariko byose biva mu gukora. Kora channel ya YouTube, ukereho account, numara kuyikereya wicare neza utekereze ikintu waka-uploadingaho abantu bazishimira, kugira ngo babashe kukireba, babashe kumaraho umwanya munini bakireba, kandi bibwirize bakore subscribe. Ndabyibuka nkitangira najyaga ningingira abantu gukora subscribe, ariko iyo wakoze ibintu byiza abantu bakabikunda, si ngombwa ko usaba abantu ngo bakore subscribe. Umuntu aribwiriza ikintu yagikunze akayikora, utiriwe umwinginga ngo aguhe subscribe. Nawe rero va mu byo urimo ukore YouTube channel, ukorere amafaranga. Akazi karaha, ni akazi kawe ukora ukinjiza amafaranga yavuye muri wowe. Nta muntu wiruka inyuma ngo umusaba akazi ngo naguha akazi. Uba warihangiye umurimo, amafaranga akagusanga wiyicariye mu rugo. Ushobora kuba wiyicariye mu rugo nk'uko ubona niyicariye mu rugo kunguku, uri kwinjiza amafaranga utiriwe wirukanka imisozi. Biterwa na content we washyizeho n'uburyo uzajya uyikora. Nta handi rero akazi gasigaye kari online. Icyo usabwa ni ukumenya icy'ingenzi gikenewe kugira ngo utangire gukorera amafaranga kuri YouTube. Ukeneye ibikoresho. Ibikoresho urabifite. Nureba urasanga ibikoresho ubifite, ahubwo utazi kubibyaza umusaruro. Iyo telefone ufite yagutunga. Si ngombwa ngo ufite computer cyangwa se ufite kamera. Telefone ubwayo ushobora kuyikoresha kandi ugakorera amafaranga online binyuze ku rubuga rwa YouTube. Kandi YouTube ifite fan base y'abantu benshi bareba ibintu bitandukanye. Nta mpamvu yo kugira ubwoba ngo nikiraho ikintu ntikizarebwa. The more you work, the more you get more views. The more you work, the more you get more subscribers. Icyo usabwa ni ugukora cyane ushyizeho umwete, ubuzima bugahinduka. Ubu tuvuga namaze amezi 6 nkoze channel 2, ariko ibintu biri kugenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero ejo utazabona nanjye natangiye kurya ku mafaranga, ejo utazabona ubuzima bwahindutse ukibwira ko ari ibintu byizanye. Biraharanirwa rero nahera nonaha ukore YouTube channel. Munsi y'iyi video ushobora gushyiraho comment ukambaza uburyo nagufasha, kuko hari ukuntu ushyiraho video ariko hakaba hari n'ibindi bintu uba ugomba kuzuza kugira ngo video yawe irusheho kurebwa. Hari ugushyira video zawe kuri playlist kugira ngo umuntu ukoze searching kuri YouTube video zawe ahite azibona mu buryo bworoshye bitamugoye. Hari ukuzikora customization kugira ngo zirebwe cyane. Hari ukuzikorera promotion. Hari ukugufasha guhindura location, kuko u Rwanda ntago ruri mu bihugu byemerewe guhembwa, ntago ruri mu muryango wa YouTube Partner Program. Nshobora kugufasha nka guhindura location kugira ngo ubashe guhembwa, ugahindura igihugu channel yawe iherereyemo, ariko ntibikubuze yuko ntibikureho yuko kuba uri mu Rwanda udashobora kubona ayo mafaranga. Ibyo bintu byinshi ndabikora. Hari abantu bafite ibibazo bakoresheje video z'abandi bakabaha ama copyright strike. Izo ngizo ndagufasha tukuzuza ibyo bita copyright score. Iyo strike YouTube ikayigukuriraho. Ibi bintu byinshi rero tugenda dukora kugufasha gukora ibyo bita AdSense kugira ngo amafaranga yawe wakoreye yaturutse ku bihangano byawe ajye kuri banki cyangwa se ajye kuri account yawe. Ibyo byose turabigufasha. Nta kindi usabwa, unyandikire muri text hasi muri comment, hanyuma ubufasha niteguye nawe kugufasha kugira ngo ukore YouTube channel. Hari abantu bakora YouTube channel zitujuje ibyangombwa kubera skills nya cyangwa ubumenyi buke, ariko ndahakubereye. Niba wifuza ko nagukorera channel iri original yujuje ibisabwa, wanyandikira hasi muri comment, ubundi nkazagufasha, ubundi ugashaka content yayo wakora, ubundi ugatangira gukorera amafaranga. Ntago bisabe igihe kirekire nk'uko bamwe bajya babivuga ngo bitwara umwaka.
ahubwo biterwa n'ibintu wakoze ubwiza bwabyo. Niba wifuza ubundi busobanuro cyangwa se wifuza gukora YouTube channel ariko ukaba utarishuwa neza yo kuba wayikora ngo ibe yujuje ibisabwa, wanyandikira muri comment, hanyuma niteguye kugusubiza kandi niteguye kugufasha, nkagenda nkuyobora, tukazabana no mu zindi mbogamizi uzagira kugira ngo nawe ubashe gukorera amafaranga ku rubuga rwa YouTube. Kora subscribe kuri channel yanjye kugira ngo ntuzacikwe na video ndi kubategura nziza cyane z'uburyo twakwiteza imbere tugakorera amafaranga, tukivana mu bukene tutagiye gusabiriza akazi. Iyo phone utunze yagutunga, igishoro ni telefone yawe, ntago ari ngombwa ngo ufite ibikoresho birenze cyane, iyo phone nayo yagutunga. Mwakoze cyane, wibuke gukora subscribe. Ngiye nari Yusuf Mugwaneza, tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.